yarahabaye noneho nabaye wa mugore mu buzima umugabo yari arimo afunguwe, ndakora ndamutunga tume rwose tukarya, ariko bitavuze ko tutaburaraga nka gatatu byibuze. Yego. Gatatu reba inshuke tukaryama tukanywa icyayi nacyo kitari mama isukari. Ndi umwe mu bantu batetse voka ngira ngo zirabane zirashya, ndye voka nshyiramo umunyu ngira ngo ndavuga ko numva ngo bajya baziteka zigashya vuba, nzishyize mu nkono bwo ntago byakunda, ndaziteka ndiyeho numva zirasharira, ubwo mbona ko amakara yanjye yapfuye ubusa, ariko ibyo narabigerageje. Iminsi 30 ndayibara koko, byashoje ya minsi 30 yose irangiye, umwaka urashira, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Dore ubuzima burebure, umuntu utararibwa n'inzara ntabwo uzayivuga. Inzara iraryana, gusonza n'abana mu mujyi wa Kigali biraryana, ariko dufite Imana ishobora byose, ubu yatugaburiye. Nabonye ko bikomeye, nafashe inzira njya gukora ikiyede. Abayede ni ba bantu bafasha abafundi bari kubaka. Njya kubaka. Ndareba ndavuga abana rero ntago naba bana ho mu mujyi wa Kigali, reka nemere niyambure. Bantu b'Imana, nimujya kwaka kariya kazi mujye mubanza mwigira ukuntu. Nageraga ahantu batiriya ni maneko ni muyireke. Uyu murabona ashaka akazi, mbanza gusonzeshwa n'icyo kintu. Barebaga ako gasura kawe bakabona katabereye ikiyede. Yarabeshya. Mana yanjye, ikiyede ndagikora, nagikoze imyaka 6. Yego, ngomba kugakoreramo. Nasanze ari igihe ngomba gukora ikiyede nkatunga abana banjye. Kuki se ukora aka kazi? Umugore mwiza usurya umeze nkawe. Yego. Amubwira yego, ubwiza bwaratakaye cyangwa se mvuge ko bwapfuye ubusa, ariko si ubwo kwangirika. Ndagakora abana banjye, umuryango wanjye ndetse n'Imana, kuko Imana yanjye birumvikana. Yego. Ati ndumva rero wowe ugire mu rugo, nzajya nkwandikira nta kibazo. Bantu naratashye nari nzi ko azajya nyandikira nta kibazo, ariko yashakaga ko uko atashye anyura mu rugo. Mbona umugabo kunyura mu rugo arashaka nko kwinjira urugo. Ingingo yajyanagaho mbona ntihuye n'igihe ndimo. Icyo gihe narimo nticyanyemereraga no kuba nagera muri iyo, rwose nakenera iyo ngingo pe. Reka uwo mwanya ntawo nari mfite. Hanyuma wari ugiye kurasa ku kantu k'uburyo amazu yaje, tuzahagaruka tuzanavuga n'uburyo waje mu modoka. Nabonye hari n'umuntu waje ugutwaye, ariko ejo bundi duherutse guhura witwaye. Ntabwo nzi niba ari umushoferi wawe cyangwa niba ari umwana wawe, nabyo tuzabivugana. Ariko akantu gatoya wenda niko tujye gusoreza kandi twagarukaho. Umuntu waje ugutwaye ni umwana wawe cyangwa ni umushoferi? Ni imfura yanjye. Ni imfura yawe. Umwana wariye voka, Imana iza guca inzira, iza gutabara, igaragaza ukuboko kwayo. Nawe afite perime, isa afite perime, aritwara na nyina. Reka ibi bintu tuzabigarukaho tubisubikira aha ngaha. Ikiganiro biracyashoboka, dukurikirana buri wa mbere kuri channel ya Prophete Innocent Official. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe n'umutumirwa Mama Boy uri kuduha ubuhamya bw'ubuzima yabayemo, ariko nyuma bikaza kugira gute, bikaza gushoboka. Yesu ashimwe bakunze b'ikiganiro biracyashoboka. Imana ishimwe kubw'uyu mwanya Imana yongeye kuduha, kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Ikiganiro biracyashoboka nk'uko bisanzwe, tugitambutsa buri wa mbere kuri channel yacu. Turashimira abakunzi b'ikiganiro mu buryo butandukanye, bagerageza kugishyigikira bagisharinga. Imana ibaha umugisha. Mu cyumweru rero gishize twari dufite ubuhamya bwa mushiki wacu uri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, waduhaga ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora mu buzima bwe. Hari ibyo yavuze bitandukanye, ntabwo turi bubisubiremo. Abakurikiye ikiganiro cyatambutse kuwa mbere w'icyashize babonye uburyo bumvishe uburyo Imana igira neza, uburyo Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uburyo Imana yahinduye ubuzima bwe, uburyo Imana yamucira inzira aho zitari ziri. Yavuze uburyo inzoka zamurwanyaga, yavuze uburyo abarozi bamurwanyije, yavuze uburyo nyirakuru yahuye n'ibisazi n'utundi tubazo dutandukanye. Ariko nyuma y'ikiganiro yagiye akurikirana mu bihe bitandukanye, Imana iza kumugirira neza, imucira inzira aho zitari, aratabarwa, abona ineza y'Imana. Ngira ngo twese twashoboye kubikurikira. Uyu munsi rero dufite ibindi bishya, dufite ubundi buhamya bushya, dufite ibindi biganiro bishya, niko navuga.
tugiye gukurikira. Imana rero ibaha umugisha. Reka dutangire dusenga kugira ngo tubone gukomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, ineza yawe udahwema kutugirira, icyo n'ikibi cyawe. Nubane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kandi dufashe muri byose, ikiganiro kigende neza, kandi dusengeye imitima igiye gukurikirana ubutumwa bwiza biciye mu ijambo ry'Imana, biciye mu buhamya, ubuntu bwawe buyiganze kandi ubashyigikire. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Dushobora rero gukomeza ikiganiro tubwo tumaze gusenga, hanyuma mu kanya turaza kwakira umutumirwa wacu, ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Samweli ibice 9, Samweli wa 2 ibice 9 umurongo dusome nk'umurongo wa 3 nta kibazo. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Imana itugirire neza. Niryo jambo turi bugendereho uyu munsi wa none mu kiganiro cyacu biracyashoboka. Ariko mbere ko dukomeza, reka tubanze twakire umutumirwa wacu turi kumwe muri uyu mwanya. Araza kutubwira amazina. Dusanzwe tubizi ko ari umukristo, dusanzwe tuza asengera. Icyo ari butubwire ni amazina, kuko ikiganiro cyacu ntabwo gishingiye ku idini, ntabwo gishingiye no ku madini runaka, ahubwo ni gishingiye ku ijambo ry'Imana. Karibu mu kiganiro mutumirwa wacu, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe? Yego, nitwa Mumararungu Grace, ndi umudamu, mfite umugabo n'abana, ndi umukristo wo mu mutima. Yesu aduhana umugisha. Amen. Mama Mumararungu Grace, ku izina ry'umwana bakwita nde? Mama Boy. Mama Boy. Tuze gukoresha Mama Boy muri iki kiganiro cyangwa dukoreshe Mumararungu Grace? Yose na yawe, ariko choice nayo ni yawe, wahitamo iryo turi bukoreshe. Mama Boy. Turakoresha Mama Boy. Mama Boy rero ni umukunzi w'ikiganiro biracyashoboka n'ubundi, kandi aragikurikirana ndetse ajya aduhamo n'inama nyinshi n'ibitekerezo kugira ngo ikiganiro kirusheho kugenda neza. Uyu munsi rero turi kumwe, hari ibyo Imana yagiye imukorera, hari uburyo Imana yagiye imutabara. Tuje gufatanya nawe kugira ngo tubabwire ngo biracyashoboka. Ni ibiki bishoboka? Hari ibintu bitwihererana tukumva ko bidashoboka, ariko ku Mana aho birashoboka. Hari n'ijambo rivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu Imana birayishobokera. Mama Boy rero, nk'uko ubizi, iki ni ikiganiro dutambutsa buri wa mbere kuri channel yacu, ariko uyu mwanya ufite ikintu wabwira abantu cyane cyane gifokasinga kuri iri jambo tuvuga ngo biracyashoboka. Biracyashoboka ivugwaho n'umuntu wigeze kubaho mu buzima abona ko budashoboka, ariko nyuma akabona birashobotse. Ivugwa n'umuntu wigeze guhura n'ibintu akavuga ati, ariko ibi bintu nahuye nabyo nanjye nari nzi ko bitashoboka, ariko nyuma igihe kiza kugera mbona birashobotse. Ni ukuvuga ngo hano tuvuga Imana, ntituvuga imiryango, ntituvuga sapoti z'amadini, tuvuga imbaraga z'Imana zonyine. Handi uvuga uti jyewe niboneye Imana ikora ibi n'ibi, imbaraga zanjye zananiwe cyangwa se byagenze gutya na gutya, ariko nkabona Imana. Ese koko wemera ko hari ibintu bidashobokera abantu ariko bishobokera Imana? Yego cyane, biracyashoboka. Guhera ubu ngubu no kuba ndi umugore birashoboka. Amen. Kuba mbyaye 5 birashoboka. Amen. Kuba ncyubatse birashoboka. Yego. Kuba nambaye impeta birashoboka. Amen. Byiringiro biracyahari, ubwo rero biracyashoboka cyane rwose. Mite ngufatirana nkubaze, naguciye mu ijambo. Ese hari impamvu zabayeho zari gutuma wumva utaba umubyeyi cyangwa se utagira abana? Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ese hari impamvu zigeze zibaho wigeze ubona ko bidashoboka kuba wakambara impeta? Kuko kwambara impeta mbona abantu benshi bazambara, hari n'abambara nyinshi nubwo ntaramenya icyo zisobanura, ariko abambara impeta bo mbona ari benshi. Ikindi, ibyo byose uvuze, hari aho waciye hari gutuma ubona bitarashoboka? Kuko umuntu akurebye uyu munsi wa none, uko wambaye, uko usa, imodoka wajemo, naho utuye, biragoye kuvuga ngo nawe ngo hari ibyo ubona ngo bikina biki, kuko
ikigaragara ushobora kuba ufite nk'ahantu uvuka hakaze. Hari umuntu mu kiganiro cyacu cy'ubushize avuze ati ngiye mvukiye giheriye mu cyaro, ntabwo nari nzi ko Imana yangirira neza ikantera iteka ikagira gute. Sinzi impamvu ushatse guhera kuri ibyo ku buryo wumva yuko bitari gushoboka. Yego, impamvu mvuze ko bishoboka ni uko nabibonye. Kugeza ubu ngubu nari umuntu wumva ko impeta ari amateka muri njyewe. Yego. Ntabona n'abandi bakora ubukwe nkumva njyewe rwose bitabaho, nkumva ko urwanjye rutoki itaninjiramo. Ariko kugeza ubu ngubu murayibona ko nyambaye. Cyane ni nziza. Yego. Ubu nambaye impeta bitanashoboka ko z'amafaranga ihagaze. Yego, nibyo. Yego. Noneho ngiye kuyambara Imana uburyo bishoboka, birashoboka ko ntagombaga no kwambara ya yindi ya pirata, ariko nambaye impeta ihenze rwose. Bose urumva bidashoboka kuri njyewe. Mu gihe njyewe numvaga ko nta n'uzamenya ko ndi umugore. Yego. Yego. Ngo mu buryo bwanjye bw'uburyo nashatsemo n'intambara nahuye nazo mu rugo nibi ntosho nakubiswe, ntabwo numvaga ko ndi umuntu wavamo umugore wo mu rugo wambara impeta nanjye nkasezerana nkagira umugabo reka. Yego. Yego. Kuri njye rero ubwo birashoboka kugeza ubu ndi umugore. Imana ishimwe. Intambara nyinshi. Uvuga ngo hari intambara wanyuzemo zari gutuma iyo mpeta utayambara. Tubwira abantu ngo intambara barimo ntago zisobanuye yuko ari ryo herezo ry'ubuzima. Imana ibifite ukundi yakora ibintu bikagenda neza. Kuba bafite intambara mu rugo cyangwa mu rushako rwabo ntibisobanuye yuko Imana itatabara. Kuba hari ibyo bahura nabyo bibagoye ntibisobanuye ko Imana itahindura amateka. Niba numvishe neza buriya numvishe ko hari ibihe wabayeho ufite umugabo n'ubu kandi uramufite, Imana ishimwe ndabizi, ariko nyine nta cyerekana yuko umufite icyo gihe, nta kimenyetso gihari, nta kubera impamvu z'amateka atandukanye n'ibindi bintu runaka. Ariko Imana ishimwe ku bw'icyo ngicyo yakoze, kandi urumva ko nyine amateka yahindutse. Ariko icyo twakibaza aho ngaho twavuga ngo ibyo byarashobotse, impeta mwari mwarabuze amafaranga yo kuyigura, ubukwe hari harabuze amafaranga yo kubukora, tunyuriremo muri makeya ubundi byaje kugenda gute byatumye bisa nkaho bitinda gushoboka. Urakoze, mu by'ukuri ntago byari bushoboke. Nge kuri nge nabonaga bidashoboka, n'undi wese wambonaga yabonaga bidashoboka, ariko kuri ubu birashoboka kuko ntabwo usibye no kwambara impeta nta nubwo ngira ngo nari nzi izina ryanjye cyangwa aho nturuka. Byari bigoye, ubuzima bwari bubi bukabije, bubi kuko niba uri mu mujyi wa Kigali ukaba nta kazi ufite, ukaba ubyara uko bwije n'uko bukeye, urumva nta byiringiro namba. Ariko Imana igaca inzira kugeza ubu ngubu nkaba mbyaye 5, bikaba bishoboka ko ndi mu rugo. Inzira yari ndende cyane, ndi umuntu wicaye bidashoboka, mbona ko ngewe kuri jye bidashoboka ko byibuze natunga n'amafaranga 10,000, kandi ubuzima bwambanjirije bwari ubuzima bwiza, ariko buza kugeza ubwo ntakara neza, ntakara numva ko mu kwikarita y'isi nsibwe, ariko kugeza ubu ndahumeka. Ikintu cya mbere ni uko nabwira abantu ko aho ugarukiye wiheba niho Imana igarukira igusubizamo ibyiringiro. Yanshubijemo ibyiringiro kugeza ubu ngubu nanjye ndi umugore, ndubatse, rurakomeye, ntuye mu mujyi wa Kigali. Kurya byari bigoye. Rero abantu bareke kwiheba, umuntu wese uzi ko ari kumwe n'Imana nareke kwiheba. Imana iracyashoboye rwose byose, kandi nta na kimwe kinaniye. Nabayeho mu buzima bubi, mpura n'ikibazo gikomeye, ndi mu mujyi ariho nkiwugeramo, nicwa n'inzara ishoboka abantu banzi, ushyizemo nawe muranzi. Nicwa n'inzara 2019 nari mu buzima butangaje, ntago wabona ko ari ngiye uriho ubu ngubu. Kurya byari amateka, gusohoka hanze byari amateka, kuko nabonaga ko nsohoka isi yose ikambona, kandi nabonaga ikindimo imbere n'inyuma bose bakibona. Hinda mfite ko buri umwe wese akabona, kubika agahinda mu mutima, ariko ukaba ureba ku isi yose ikareba. Urumva byari bigeze ku rwego rwo kumva ko
no kwipfira bibaho. Nasenze isengesho ryavuga ngo nipfire n'abana banjye, babyuke, wenda abayobozi barabyuka babone ko urugi rukinze, bakomange, bice urugi badukuremo. Ariko ntibyakunze kuri ubu ngubu. Turahari, turashima Imana. Cyari igihe cy'ubukene gikomeye, nanyuze mu nzira y'ubukene ibabaje kandi itazi no kujya kwicira inshuro. Noneho igitangaje, aho ni hahandi bavuga ngo niho ahari navuga ko umwana arira nyina ntiyumve. Nahuye n'inzara ikabije mu rugo, nkura n'inzara, urabona ko ndi muremure, naragiye ndunama noneho burundu. Ndunama ku buryo uwambonaga yabonaga ari agakecuru. Imana yo kabyara ifite inzira nyinshi. Jyewe uraha nabagaho nkijijwe ariko nkagira umutwaro udakijijwe. Imana yaje kumbwira ijambo mvuye mu rukire, hari kuwa gatanu. Irambwira ati ariko ugiye mu ishuri, iri shuri ntacyo uzaba. Atari ko nturigiyemo wenyine, urijyanywemo n'uwo washatse. Ati uyu wa gatanu yampaye umunsi, ati wa gatanu Imana irakora kandi iravuga. Ariko iri shuri ntacyo rizagutwara. Biratangaje kubona ishuri yambwiraga ari ugushyira umugabo mu gifungo kandi ari ukugira ngo imubone. Imana yagushatse kujyanayo. Yamujyanye y'imyaka 4. Birashoboka ko ibi bintu byangeraho isi kangwira muri uyu mujyi wa Kigali, nta muntu mpazi. Niho twari tukimukira mu Rugando, nta muntu mpazi, nta n'uri bumpera umwana igikoma. Birashoboka tukaryama n'abana. Ngiye numvaga ngo ya minsi 30, nkumva ko ari agiye guhita agaruka. Ya minsi 30 ndayibara koko. Byashoje ya minsi 30 yose irangiye, umwaka urashira, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Dore ubuzima burebure. Muntu utararibwa n'inzara ntabwo uzayivuga. Inzara iraryana, gusonzana abana mu mujyi wa Kigali biraryana, ariko dufite Imana ishobora byose, ubu yatugaburiye. Nabonye ko bikomeye, nafashe inzira njya gukora ikiyede. Abayede ni ba bantu bafasha abafundi bari kubaka. Njya kubaka. Ndareba ndavuga abana rero ntabwo naba bana ho mu mujyi wa Kigali, reka nemere niyambure. Bantu b'Imana, nimujya kwaka kariya kazi mujye mubanza mwigira ukuntu. Nageraga ahantu batiriya ni maneko nimuyireke. Uyu murabona ashaka akazi, mbanza gusonzeshwa n'icyo kintu. Barebaga ako gasura kayo bakabona gatabereye ikiyede. Yarabeshya. Mana yanjye, ikiyede ndagikora, nagikoze imyaka 6. Yego. Ko yafunzwe 4 naho afunguriwe ndagikomeza. Ndagikora umujyi wa Kigali narawugenze ngenda ndeba ibikuta aho barimo gukotera, abazi gukotera, ndeba aho barimo kubaka ngo nge kwaka akazi. Ako nkagenda nkakora, nkamanuka nkajya ku Muhima. Gitangaje inzu nabyariyemo umwana wa bucura nige wayikoteye amakaro. Ku Muhima hari kwa Habyarimana. Nkorana na Juste, nazabona iki kiganiro Juste ku Karambo. Noneho mwari ahantu wakoteye. Naho waje kubyara. Naho nagiye kubyara. Muri ibyo bitaro. Ninge wari warahapatanye muri ibyo bitaro ndahakora. Ariko ubwo wari umaze kuzahuka kubera ko biriya bitaro byari privé. Si kwa Habyarimana uvuga? Ni privé. Ahantu wakoteye amafaranga y'ubuyede numva atarakwemerera kujya kubyarirayo. Bishoboke ko hari akandi kantu Imana yari yarateyemo. Reka ubwo kari karagezemo nawe umva aho njya kubyarira kwa muganga, ubundi narabyariraga mu nzu iwanjye. Gusa urumva ntari narateye intambwe. Ubwo icyo gihe nari maze gutera intambwe. Naje gukotera ibintu rwose mbona ndabimenyereye, umujyi ndawumenyereye. Bantu b'Imana, akazi kose jya wemeraho gusuzugurwa, aho kwandagara kose ugakora. Uretse gatoya ngo uce mu ijambo. Hano turi muri gospel cyangwa se turi mu buzima bwa Gikristo bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Hari ikibazo cy'abantu, urihangano itukomereza wari ugeze, uravuze ngo akazi kose ushobora kuba wagakora. Ariko dufite abantu bafite amasezerano y'ibintu ngo Imana yababwiye izabakorera. Tuvuga urugero, niba umuntu afite isezerano ry'uko azacuruza alimentation,
ariko akaba adashobora kuvuga, akavuga ati rero ubwo alimentation itaraza ntashobora kujya mu kiyede, akavuga ati ndemera inzara imponde cyangwa se ndeba umuntu njya gusaba ibyo ampa antunge cyangwa se amfashe mu bundi buryo runaka, ariko ntabwo najya muri aka kazi kaba gaciriritse, naba nsebeje Imana, naba ngize gutya na gutya na gutya. Wese ubihuza ute kuba umuntu yaba afite amasezerano yo kuzatabarwa wenda ku rwego nk'urwo ugezeho, nubwo tutaragera kuri step yo kubivuga, ariko umuntu akemera guca bugufi akajya guca nta buyobe ubwo abana Imana ibwiye ko izagutabara, ntabwo ntuzicara ngo Imana izi gusanga hiri gutabare. Hari igihe yaba yari yo kugutabara muri abo tuzuguye kuba igihe yari bugutabarire urugo rw'umuntu waciye bugufi hakorera. Ntago inzira z'Imana ni nyinshi, ntago ari ubuyobe nge nafata nubwo kwicara hamwe ngo utegereze Imana, kuko numva ko Imana ubundi ugira icyo ukora nayo kugira ngo ibone aho inyura. Ndumva utavuga rero ngo uricaye kugira ngo Imana yarakubwiye gira icyo ukora, haguruka. Njyewe nagiye muri ako kazi mvuga ngo uko byagenda, none se sinatangiye nkora ikiyede nza gukotera bivamo, nari ngeze kuri level y'iki y'amarangi. Icyo gihe yari watangiye gukora ikiyede muri ubwo buzima bubi. Muri kiyede umenyeramo gukotera, ahubwo si bya bindi abanyarwanda bajya baca umugani ngo umuruhu ubyinisha umutaho, nubwo ntazi icyo usobanura cyane. Utangira ukora ikiyede ariko uza kumenyeramo gukotera. Uva mu gukotera ugera mu marangi. Wari ugeze ku rwego rwo gusiga amarangi cyane, wari ugeze rero ahantu noneho utwo tuzi twose wadukoze, ariko ukaza no kubyarira muri iriya nzu yo kwa Habyarimana, kwa Habyarimana niho wavuze. Yego, muri materinete yaho, ahantu wakoteye, ahantu wasebeye, ahantu wakoreye. Uko biri kose burya akazi ni kazi, niko bajya bavuga hariya kuri radiyo imwe ntavuze izina muri iki kiganiro, ariko akenshi hari utuzi abantu bita uduciriritse n'utuzi tw'ikiyede abantu bavuga ko gaciriritse, ariko abagakora ntabwo twabagaya, ahubwo Imana ibaheremo umugisha, ibahemo n'uburame, bagire ubuzima bwiza kugira ngo babashe kugakora, kuko nta kazi udashobora gukora utariye, biragorana. Urumva nubwo wagakoraga gutyo ntabwo wari worohewe. Ariko ikintu numvishije ni uko nubwo dufite amasezerano, Imana izadusanga mu byo dukora, igenda ituzamura gake gake itugeza ahandi hantu runaka. Imana iguha umugisha. Ngaho komeza, nta kibazo, ukomeza utubwire kuri iyo nkuru ntacyo. Yego. Ubwo rero nuko nari nkubwiye ko nari ngeze kuri level yo gusiga amarangi. Yego. Muri uko gusiga amarangi niho naziye kureba ubwo umugabo yari amaze gufungurwa. Afunguwe nyuma ya myaka ine. Yego. Ndi muri ubwo buribwe. Ariko nari maze no gukomera, kuko niba nari ngeze ku rwego rw'amarangi, urumva noneho nari umukire. Nari umukire urya wenda nijoro da, cyangwa mu gitondo, ku manywa nijoro sindye, cyangwa se narya nijoro ku manywa sindye. Urumva rero niba nari nkishoboye kubikora nanabyihahiye, byari nateye indi ntambwe. Yego. Ubwo araza aje asanga nako kazi ndimo, aravuga ati si ibi bintu birashoboka. Ndamubwira ntibirashoboka. Ibi bintu se wabibwiwe n'iki? Mutekerereza ukuntu nabimenye, mutekereza ukuntu nabonye bubaka umuhanda wo mu Ruganda bahatuye, mbona abagore barakora, bantu b'Imana sinari nzi ko abagore bashakira urugo, nabiboneye aho ngaho. Ndabegera baranyigisha, kuko bari bazi icyo kibazo cy'uko ni njyenyine afunze. Ntibaranyigisha turakora. Ati baba we, mbona bimuteye ubwoba. Yarahabaye noneho nabaye wa mugore mu buzima umugabo yari arimo afunguwe, ndakora ndamutunga rwose tukarya. Ariko bitavuze ko tutaburaraga nka gatatu byibuze. Gatatu reba inshuke tukaryama, tukanywa icyayi nacyo kitari mama isukari. Ndi umwe mu bantu batetse voka ngira ngo zirabane zirashya, ndye voka nshyiramo umunyu, ngira ngo ndavuga ko numva ngo bajya baziteka zigashya vuba, nzishyize mu nkono bwo ntago byakunda. Ndaziteka ndiyeho numva zirasharira, ubwo mbona ko amakara yanjye yapfuye ubusa, ariko ibyo narabigerageje. Ndi umwe mu bantu batetse amazi ntegereje Yesu, mbeshya abana ngo ndaje turye. Bati mama ko amazi yakamye nkabacunga nkongeramo ayandi.
bategereza ubugari izuba rikarenga. Reka mbabwire, hari ikintu gikomeye, ikintu bita kutiyandurisha ibiryo by'ibwami. Amen. Icyo gihe byari bimeze nabi, ibigeragezo byari bimeze nabi. Mu myaka nari mfite, murebe ibigeragezo byo guhura n'icyo kibazo cy'inzara, bazi ko n'umugabo afunze. Abagabo bo hanze ntago nakwirirwa mbarondora. Niho nashaka kuvuga. Yego. Abagabo bo hanze rero, bantu b'Imana, kiba ikigeragezo gikomeye. Ndavuga se ubundi ubu ni byose ko ari hahandi aho kugira ngo abana banjye bicwe n'inzara, ariko nkagira wa mutima ukankubita nkavuga ariko se ubu ubwo uwo mugabo we ngize ibyago mwakabyara mwe agashyokерwa undi yaje byagenda gute? Ndakomera ndavuga ni rero Mana, nzi neza ko ugomba kuntabarira muri iki kigeragezo. Bantu mujye mwihanganira inzara, ikarayi y'Imana iragukaranga ariko ntigushiriza. Iyo ibishiriza mba narashiririye narabaye ivu, ariko ntago byabayeho. Yanyujije muri icyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo nanyuragaho uwa mbere ati uyu mugore arakora aka kazi, wari bageragezwa na shobuja wari uzi ngo ni umukire, akakubwira ati we manuka, we w'inzobe manuka hano, kuki ukora aka kazi? Ndagakora kubw'ububabare. Oya, ndumva utakora aka kazi, utuye hehe? Ukamubwira hoya ntago bishoboka, ngwino tugende, jya mu modoka tugende. Imodoka nari ntarayicaramo, nayiherukaga inyimura. Uyu muntu aranjyana mu modoka hehe? Nkavuga hoya. Ati noneho urabitinye? Ndabivuze. Arandeba ati ngwino tunkwereke, tujya mu biro. Ati mbwira impamvu ukora aka kazi. Ambwira impamvu nkora aka kazi, nasanze ari cyo gihe cyanjye ngomba kugakoreramo. Nasanze ari igihe ngomba gukora ikiyede nkatunga abana banjye. Kuki se ukora aka kazi? Umugore mwiza usutya umeze nkawe. Ambwira yego, ubwiza bwaratakaye, cyangwa se mvuge ko bwapfuye ubusa, ariko si ubwo kwangirika. Ndagakora abana banjye, umuryango wanjye ndetse n'Imana yanjye. Yego. Ati ndumva rero wowe ugire mu rugo, nzajya nkwandikira nta kibazo. Bantu naratashye, nari nzi ko azajya nyandikira nta kibazo, ariko yashakaga ko uko atashye anyura mu rugo. Mbona umugabo kunyura mu rugo arashaka nko kwinjira urugo. Ingingo yajyanagaho mbona ntihuye n'igihe ndimo. Icyo gihe narimo nticyanyemereraga no kuba nagera muri iyo, rwose nakenera iyo ngingo. Reka uwo mwanya ntawo nari mfite. Uburyo yari ameze nabonaga ndi nk'akazige imbere ye. Yari umugabo wiyubashye. Avuga ariko si ubuzima ndimo, ikanzu imwe y'ubururu niyo nafuraga nkajyana ku rusengero. Bantu b'Imana, uyu muntu aranshakaho iki? Ni nayo nakoreshaga ikiyede. Umugabo yangerageresheje ibitenge 3 byiza, sinzi amazina yabyo, nari narabimenya. Arambwira ati rero akira udodesha imyenda kuyakira nari mfite ububabare, ariko mujye mwihagararaho mu kigeragezo. Nari mfite uburibwe bw'imyenda, ariko ndavuga imyenda ndayifata. Imyenda irambera Satani, mutima mbuza gufata ya myenda. Arambwira ati ko ndi umukristo kabundi ko kwambika abantu bisanzwe, none se nta muntu ujya ufasha? Ndamubwira rero njya mfasha, ariko mfashijwe n'umugore wawe byaba ari amahoro, ariko mfashijwe nawe ntago byakunda. Cyo kora muri kumwe ubu tuvugana, imyenda nayifata, ariko ubu nzasobanurira abantu bazi ko nkennye ko iyi myenda nayikuye hehe. Mutima urambuza. Arambwira ati ubambone nyishubijeyo, nta wakubonye uyizana, n'ubundi ntawe uri bukubona uyisubizayo, kandi ntibazi n'icyo ugambiriye. Wenda bazi kugurisha, inaniye kuyigura, ntacyo bitwaye. Imyenda yasubiyeyo, nta gushidikanya. Ntago nigeze nibaza ngo iyi myenda iyo nyifata. Oya, igihe narimo numvaga ndi uwo gutabarwa n'Imana, nimbivanga n'ibindi ngomba gupfa. Kandi koko nagombaga gupfa, nari mfite kondisiyo zikaze. Nahagaze muri icyo kigeragezo, Imana ikimfashamo. Ikanzu yanjye naje kugeza ku rwego rwo kuba nasiga amarangi, nshobora no kwigurira umwenda. Noneho ngura umwenda, naguraga amakanzu. Igitenge sinari nzi ko abagore bambara ibitenge, nabibonaga ryo nkumva kuri jye mbehe n'iki n'inzozi. Nabonaga ari inzozi. Ubuzima bugenda buza mbureba, mpembuka gake, mbona ngira imyenda 3.
mbaye umukire ntangira maze kujya ngurira abantu twenda ndavuga ni ndazahutse nyamara ntangira kujya mbambika nkabajyana gusenga ndavuga ariko nyamara bya bintu birimo kuza bantu b'Imana ntimugasakuze mu kigeragezo nari mfite abaturanyi barya ku manywa na nijoro ntagira umwe wavugaga ngo ariko uwo mwana we wariye ibiryo ubu urabona abandi baba batabibuze iryo jambo nkaryumva naho wanjye kambwira ntago duteka ntimuhumure turateka urumva yabwiraga umwana we kurya kugira ngo yego ko batabibuze ariko Imana yo kabyara burya wa mubabaro none hira mu mutima iteka usakuza mu kigeragezo ntago ari byiza Imana ntago ikunda umuntu usakuza mu kigeragezo ikunda umuntu uzenguruka bucece nazengurutse bucece irandwanirira kugeza ubu mpagaze kuri uru rwego navuye muri ibyo nanjye bantu b'imazi konveshoni naje kugera konveshoni umugabo ubwo yari amaze gufungurwa dukora konveshoni si ubwo mwakoraga iki mwasigaga ayo marange cyangwa amarange ibyo byayo byari byarangiye urumva nari ngeze mu yindi ntera byari byarangiye hari undi rwego Imana yari nari nzamutse rego ubwo yego aho nari nzamutse yaje kugenda ubwo icyo gihe cyose nakoraga yicaye mu rugo ari jye bosi nta kazi mbi hari yego aragenda ajya aho ngaho kuri konveshoni asanga barasiza arapatana arasiza ubwo urumva ntituzahutse amafaranga ya mbere uburyo yayabonye ni ibitangaza urumva yaratangiye kwinjiza nawe utangiye kwinjiza utangiye guhembuka gake gake yego yaragiye arapatana ni ibitangaza by'Imana reba umuntu kurya bigoye ariko akavuga akajya gupiganira isoko nka ririya ryo gusiza ikibanza yaragishije rwose kirarangira yaragiye ajya ahantu Samuduha yari yemeye ko afite amamodoka nka 40 n'amashini 20 ariko nawe yarayizeye ahandi reka yarayizeye mu kwizera ariko afite aho azazikura akaba yakora akazi k'abandi nibyo yaragiye ko imashini arazibona imodoka arazibona umurongo wose ababonye imodoka zashishije hariya zose zarizi amafaranga ya mbere arinjiye yaje ari 60,000 mbega inzozi we y'amanyarwanda y'ibihumbi 60 bantu b'Imana 60 nabonaga ari nk'amadolari angahe se kuri ubu nabonaga ari nk'ibitangaza kuri njyewe ndavuga si ibi bintu bibaho aya mafaranga asabaho mbona nanjye ntangiye gufata ku mafaranga ubwo mu gihe mu byifuzo byanjye navugaga ngo mbonye amafaranga feri ya mbere byibuze nakwigurira agafuka k'akawunga nkigurira amakara nkigurira akadomora k'ubuto ariko sinsige mayoneze nabuze icyo nkora kugeza ubwo nabaye nk'uwuzuye mwuka wera mbona byose biruzuye mbona numva ndijuse mbese kawunga mwari mukumburanye akugura akarere kandi k'amavuta mwari mukumburanye noneho mayoneze mwari mukumburanye ibintu byose wahuraga nabyo wabirya kubibaza amakuru yazo utariko mbere yose mwabaga hiye wari wabona kuba wimenyerereye ibirayi n'amamesa ari byo bikugwa neza wumva ko ibaze ko no kugura ibishyimbo bitashobokaga reka iwacu mu rugo ibyo ntibyahageraga ariko tugeze ku rwego rwo kwinjiza umufuka w'amakara mu rugo ndavuga ubuzima ko burimo kuza ariko ibyo byose ngiye kuza ngere 2019 tumenyana nawe Innocent sibwo yari afunguwe nibwo yari afunguwe ahari mu bantu bampanuriye ko ngiye kurya ngahaga ngiye kwambara imyenda ari myinshi ndumva uza mu mwanya wa mbere ntabwo mbyibuka jewe ariko ubwo byarabaye ni 2009 mu nzi wacu ku ntebe twicaragaho tugahirima burya nakoreshaga systeme ntuyizi nabona wakundaga
ngacunda ukuntu nabona biri buzambe nkafataho. twari tukiri n'abana mu mwuka. Hari umushumba twagiraga hari abajyaga avuga ngo kuzura umwuka wera biremewe ariko kuvuna intebe ntago byemewe. Twe rero twaranazivunaga kuko twaruzuzwaga tukajya twigira gutya. Yego zikavunika. Tukiri abana nyine tutazi tuwuzura ariko tutarashobora kwikontorora. Muri iyo ntebe rero havuyemo ubuhanuzi bukomeye. Buriya wakoraga systeme yo gufata. Yego wowe ukagira ngo wenda ndirambura ariko nagira ngo utayivuna. Byiza bagufite. Nagira ngo utayivuna tugaseba twese. Iyo ntebe ugiye yibuka y'imyenda ndayibutse amasezerano nayiherewemo iyo nzu bwa mbere afunguwe ni we muntu wa mbere. Imana ishimwe habwa icyubahiro. Kandi nabwo numvaga ko ndibuka baravuze ngo Imana irabagaburiye. Mbonye imyambaro myinshi mu kabati sinzabyibagirwa. Mbonye ugera ku rwego rucumuzwa n'imyenda ufatuye wabuze ugufata wabuze ndavuga ariko uyu nguyu waburi ari mu biki ndabura kunyibwirira ibyo kurya arambwira ibyo kwambara n'ibiki ntacyo bimbwiye Imana nimba ibiryo ibindi byose. Noneho waje kugera ku rwego ngo Imana irambwiye ngo ushaka perime. Bantu b'Imana ntabwo kiriya gihe byemeraga ko perime ni ibiki se ubwo nari nzi ibyo ari byo ntabwo nari nzi perime ibyo ari byo ndavuga noneho haravangiwe. Perime so barambwira perime ngo nyikoreshe iki numvaga nta kintu nzakoresha perime. Utariko Imana inyeretse imodoka zirenze imwe. Ndavuga nti hoya ubuzima bwa convention bwanyerempaye icyerekezo cya za modoka bumpa icyerekezo cyo kurya nkijuta niho ibintu byose byavuye. Convention yabaye irangiye ibitangaza byose ubwo murumva mbaye umugore kuko natekeraga abantu barenze 1000 muri kiriya kigo. Niba narashoboraga kubagaburira ubwo umugabo yari afite akazi ko gusiza ariko nawe ufite isoko ryo kugaburira abakozi bakoraga hariya mu convention. Nibuka ko ari n'abashobora kuba mwakoranaga na company y'abanyamahanga ariyo yari yarapatanye hariya kumva atari abanyarwanda bubakaga iriya convention. N'abashinwa bari abashinwa nibso icyo gihe bari abashinwa basimburwa n'abaturiki. Nagaburiraga abakozi babo. Ubwo ngubwo aho niho byabaye nko guhinduka. Urabona igihe cyari kigeze ubwo regaho nageze mu rundi rwego nabaye umukire kuko nari ngeze ku rwego rukirigita amafaranga nariye namenye ko kurya bibaho n'agafiriti kanabaho. Yego n'icyayi cy'amata nari nzi namaze kumenya ko kiriho. Nahanyoye nahaza ubwo umushinga twaje kuwagura. Convention ibaye nk'irangiye twimukira mu isoko rya Nyabugogo. Noneho rero tutarakomeza gatoya kubera ko n'ubundi ikiganiro cyacu kizabamo ibice bitandukanye kugira ngo tuzorohereze n'abari kugikurikira cyangwa se abazakireba. Urumva hari abuhamya burimo ibyiciro byinshi. Hari icyiciro cya mbere cyo gukizwa cyo kuba we warakijijwe mbere y'uko umugabo akizwa. Hari n'icyiciro cyo kuba umugabo yarafunzwe. Buragiye we nahise nsipoza ko ari Imana yari imufunze kuko ntiyarakijijwe afungwa adakijijwe ariko avamo akijijwe. Imana ishimwe ko yaje gukizwa kandi agakomeza no kuba umukristo mwiza. Hanyuma ikindi cyiciro harimo buriya buzima bwo kubura ibyo kurya kugeragezwa na bari abantu wavuze haruguru. Hakabamo ziriya ntambara zabo mwakoranaga bavuga bati isura ntiberewe no gukora ikiyede ntiberewe no gukotera n'utundi tuntu runaka. Hakaza n'ikindi cyiciro cy'uburyo hari iby'Imana yakubwiye hari amasezerano wahawe. Hakazamo n'icyiciro cy'uburyo mwaje noneho kubona ibiryo murahembuka mujya gukorera hariya convention. Umugabo ari we usize ibibanza afite amamashini yakora ibyo byose n'imodoka zahakuraga itako ndabyibuka hari imodoka nayambona zistoreranye zihava. Hakazamo noneho no kuva convention mujya Nyabugogo. Buriya nituza kuva Nyabugogo turaza no kwinjira n'ahandi ahantu runaka. Hakazamo no kuba Imana yarakubwiye perime n'utundi tuntu twinshi Imana yagiye ikora. Ariko icyo ngira ngo nkubaze
dusubiye inyuma tutarajya kure, wenda ikindi gice cyo dushobora no kukizana ubutaha, ariko tutarajya kure, icyo ngira ngo nkubaze, muri ubwo buzima hari abantu njya mvuga, hari ukubeshyera Imana ubundi mu buryo bw'ubuhanuzi. Hari abantu bavuga ngo runaka ari ahantu ariko abeshyera Imana, hakaba no kubeshyera Imana bavuga ngo ibi yarabikoze ariko atari yo yabikoze. Abantu bamaze kuba abesikoro ku buryo umuntu aza ku ruhimbi yambaye ikanzu akavuga ngo ni Imana yayimuhaye kandi afite indi tekinike yakoresheje kugira ngo ayibone. Dufite n'abantu bafite sapoti za bene wabo, nibyo benda birumvikana Imana yabakoresheje, bakaza bakavuga bati uko biri kose ni Imana yabikoze, tutazi naho iciye kandi baza aho iciye. Muri ubwo buzima tutaragera kure, mu by'ukuri ndumva warasengaga, harimo n'ubuhanuzi, urumva ngiye wenda twamenyanye nyuma, ariko harimo n'ibyo Imana yagiye ikubwira, kandi ndabyemeza yuko hakiriho abahanuzi bahanura ibintu bikaba, nubwo hariho ababeshya kuri ubu ngubu, bajya bavuga ngo irondo ngo ryivanze n'ibisambo. Harimo utuntu twinshi cyane ku buryo binagoye, bisaba kugira ngo Umwuka Wera afashe usenga amenye gutandukanya imvugo y'Imana n'imvugo y'abantu ku giti cyayo. Ariko mu by'ukuri nk'umumama wari uriho wenyine ufite abana, udafite icyo uri bubahe, ugasenga Imana, ukumva Imana, byibuze warasenga ukumva, uretse hari tutaragera kuri kiriya cyiciro, warasenga ukumva Imana ikubwira ko muzarya, warasenga ukumva Imana ikubwira ko umugabo azafungurwa, warasengaga. Ni iki cyatumaga, ni izihe wakuragaho imbaraga zituma uhakanira na bari abagabo bavuga bati ko biri kose uriya mugore w'inzobe ntabwo akwiriye gukora aka kazi, twamunyuza mu zindi nzira izi zimwe wavuze haruguru? Ni iki cyaguteraga ibyiringiro? Ni ugusenga, ni bene wanyu bazaba bakaguhumuriza, n'indi sapoti? Ibyiringiro byawe byabaga bishingiye ku ki? Murakoze. Ibyiringiro byanjye byari bishingiye ku gusenga Imana. Ndibuka nari naraguze umusambi, apana umukeka, umusambi wa wundi baboha n'intoki. Yego ndabubona. Nkurambika imbere y'uburiri bwanjye, mbwira Imana, ndayibwira nti Imana, nubwo bimeze bityo, nzasubira kuri iyi matera ari uko umugabo wanjye afunguwe, mubona kandi ari muzima kandi akijijwe. Kuko niba hari ikintu nasengeraga ko yakizwa. Yego. Naje kuhava kuri icyo kirago ari uko aje. Ntabwo rero nari bufate amasengesho ndaraho ngo mfate imbavu zakebanye nindangiza nzivange n'ibindi byiringiro. Nari mfite ibyiringiro bituruka ku Mana, cyane ko yanambwiraga ngo irandinze, indinze abagabo b'ibigoryi, indinze kugwa mu myobo, indinze kwandura amarabira, indinze kandi izangirira neza. Ni ukuvuga ngo wari uri kuri Nzayimana. Irongera imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo nkugize umugore. Yego. Reba kuba ubyaye gatatu, Imana ikakubwira ngo ikugize umugore. Ako ni akandi kantu nako tuzakagaruka butaha. Ariko ikintu numvishe cyagufashije kurenza ibindi, ni uburyo umugabo yavuye mu rugo afunzwe cyangwa se ahuye n'ibibazo. Ibyo ni ibintu bisanzwe, kandi ndizera ko Imana izanadufasha mu bindi bice. Hari ibice tuzagera bindi bikurikira, nawe hari igihe azaza mu kiganiro cyacu. Imana ishimwe kuko ni umukristo. Ngira ngo n'impamvu turi kumwe ubu ngubu arabizi, ntabwo ari ibintu bibaye fraude. Yatanze uburenganzira bwo kugira ngo tunakorane n'iki kiganiro. Imana imuha umugisha mwinshi, imuhaze uburame, imugirire neza kubw'imirimo myiza no kuba yarumviye ijwi ry'Imana. Ariko ikintu numvishe muri ibi byose gikomeye cyagufashije gutsinda ibyaha, intambara, ubukene na biki byose, ari nacyo cyavuyemo iyi sura ufite, aka gaciro ufite n'utundi tuntu runaka, n'uriya musambi wafashe ugashyira imbere ugashyira aho ngaho, ukavuga uko biri kose kuva umugabo wanjye yagiye, nta yindi gahunda, ni ugushaka Imana, ashaka n'ibitunga abana. Ubaho muri ibyo byiringiro byo gusenga. Muri makeya tuze no gusatira umusozo, ni iyihe nama waha umuntu uri mu bigeragezo? Kuko hari igihe umuntu ageragezwa akavuga two biri kose ibi bintu ntabwo nabivamo, reka nicira inzira muri ubu buryo. Hakaba n'igihe umuntu ageragezwa akumva Imana yaramutaye. Ni iyihe nama wabaha, ni irihe humure waha umuntu uri mu buzima nk'ubwo, cyangwa se uri mu burenze ubwo ngubwo? Ushize twumvishe uriya mushiki wacu w'ubushize, we yahumurizaga imfubyi, avuga ati imfubyi zibaho nabi, zirasonza, zirababara, ntizigira kirengera n'ibiki byose. Ariko ubu tumaze kubona ko
hari akantu nkunda kuvuga ngira ngo bamwe barakazi kavuga ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uduhinda twose n'uduhinda, ugatwara mu modoka kagakomeza kakaba gahinda, ukajyana convention ariko kagakomeza kakaba gahinda, wagatuza hanana ariko kagakomeza kakaba gahinda, n'utundi runaka karakomeza kakabiki kakaba gahinda. Noneho uyu munsi wa none birimo biragaragara ko n'umuntu ufite umugabo n'ubwo yashatse ashobora guhura n'imibabaro n'ubundi buryo runaka. Twari twasomye ijambo rivuga ngo Dawidi arabaza ngo ninde wasigayeho mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Hahinduka umugabo witwa Siba, aravuga ngo hari usigaye witwa Mefebosheti ari Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli, ngo ariko amugaye iki? Amugaye ibirenge. Atanze amakuru abajijwe, atanze nagize gute natabajijwe. Ngira ngo ako turakazi, hari abantu burya hari umuntu uvuga mbere no kugutabara ariko yakora iperereza mu bantu ntabe yakugirira neza. Ngira ngo buriya amahirwe mufite nuko mwatabawe n'Imana mutatabawe n'abantu. Iyaba ari abantu bajya kubazwa ubuhamya baba baratanze wenda ubuhamya bubi n'utundi tuntu runaka bari kwimagina n'ibindi nabo bose wagiye ukwepa niyo mitego wagiye ukwepa ntabwo ari kugenda ngo ikuvuge neza. Ariko turashima Imana ko igitabara itarebye aho umuntu avuka, icyo ari cyo, ubwoko, umuryango, akarere ndetse n'ubumuga yaba ageze gute yaba afite. Ariko biragaragara ko umuntu ashobora kugeragezwa ari imfubyi, ashobora kugeragezwa ari umupfakazi, ashobora no kugeragezwa ari umugabo. Ariko noneho ni ibihe bintu muri iki kiganiro biracyashoboka? Ni ihe nama waha abantu bari mu bigeragezo bisa nkaho bibakomereye, cyangwa se ni nk'iyihe nama wabaha, ni nk'iyihe humure wabaha? Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Inama naha umuntu uri mu gihe nk'icyo nari ndimo, cyangwa se ibigeragezo nk'ibyo nari ndimo ndabizi ko bahari. Inama ya mbere mu bintu cyane nk'abadamu, ikigeragezo cy'umudamu nabonye gitandukanye n'icy'umugabo. Nabwira umudamu wese nkakubwira ngo niba uri mu kigeragezo uri wenyine, ushonje, wambaye ubusa, nukuri ukaba uzi ko wabwiwe n'Imana ko ije kukwambika, izakugirira neza, ije kukugaburira, ije kugutuza mu mujyi wa Kigali, aha isezerano ryose uzi ko wabwiwe n'Imana. Jewe nari mfite ubuhanuzi icyo gihe bunavuga ngo niyo yaba yivugiye kubwe nimbyizera izabisohoza kuko ariyo nzaba nizeye. Rero niba uzi ko wabwiwe, wumvishe nzayimana, yigendereho aba ariyo turufu yawe igihe cyose, kuko umuntu uko yagusezeranya siko yasohoza, ariko Imana yirasohoza. Ni ukwizera Imana ugasenga, Imana ishobora byose nta na kimwe. Kugeza ubu ngubu ntuye mu mujyi wa Kigali, ndi umugore ufite amazu agera muri 60. Ntabwo byashoboka ko ari ugeze kuri urwo rwego. Kwizera kurarema, ni intwaro ikomeye cyane. Nabifuriza kwizera no gusenga Imana. Yesu aguye nk'umugisha mama Bo. Tugiye gusatira umusozo w'aka gace ka mbere, ariko aka gace ka mbere tuvuzemo ubuzima wabayemo uri wenyine, umugabo afunzwe, Imana imufunze kugira ngo akunde akizwe, kandi intego z'Imana zagezweho. Tuvuzemo uburyo wabaye mu buzima bw'ubuyede, ariko mu buyede ukaza kumenyeramo no gukotera. Ni abantu batazi ibintu byo gukotera, ni ukuntu abantu baba barubatse hagati y'itafari n'irindi hasigaramo jouet cyangwa hari espace isigaramo hagati. Hari ukuntu ro bagenda banyuzamo akantu kameze nk'umwiko muto ariko utari umwiko, barangiza bakagenda bashyiramo sima bagafunga yajwe, nibyo bita gukotera. Batagira ngo wena n'ugukotera hasi cyangwa n'utundi tuntu runaka, badasobanukiye gukotera icyo ari cyo. Hari abantu baba baravukiye mu buzima batazi ibyo ngibyo gukotera ibyo ari byo, turabasobanuriye gukotera icyo ari cyo. Hanyuma tuvuze ku buryo ku nzara mwahuye nayo, uburyo mwatetse voka, ariko Imana ishimwe ko umutagiteka voka. Hanyuma wari ugiye kurasa ku kantu ku buryo amazu yaje, tuzahagaruka tuzanavuga n'uburyo waje mu modoka. Nabonye hari n'umuntu waje ugutwaye, ariko ejo bundi duherutse guhura witwaye. Ntabwo nzi niba ari umushoferi wawe cyangwa niba ari umwana wawe, nabyo tuzabivugana. Ariko akantu gatoya wenda niko tujye gusoreza kandi twagarukaho. Umuntu waje ugutwaye ni umwana wawe cyangwa ni umushoferi? Ni imfura yanjye. Ni imfura yawe. Umwana wariye voka, Imana iza guca inzira, iza gutabara, igaragaza ukuboko kwayo. Nawe afite perime, isa afite perime aritwara na nyina.
reka ibi bintu tuzabigarukaho tubisubikira ahangaha. Ikiganiro nibiracyashoboka, dukurikirana buri wa mbere kuri channel ya Prophete Innocent Official. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe n'umutumirwa Mama Boy uri kuduha ubuhamya bw'ubuzima yabayemo, ariko nyuma bikaza kugira gute, bikaza gushoboka. Reka nanamusabe muri uyu mwanya asengere abantu bose baba bari muri situation nk'iyo yaba arimo, hanyuma tuzongera tugaruke no mu kindi gice cya kabiri. Reka tuguhe umwanya uzamura isengesho, usengera abantu mu magambo makeya bari muri situation nk'iyo urimo, kuko twumvishe ko intwaro wakoresheje ni amasengesho. Ntabwo ari bene wanyu wahamagaye, birashoboka ko bahari, ariko niba bahamagaye intwaro wakoresheje ni ukujya ku kirago ugasenga. Kugeza iyi saha abantu bafite ubute bwo gusenga, bumve ko ibyo gusenga bidakora, bifata nk'ibidafite umumaro. Ariko uyu mwanya reka byibuze ugira abantu usengera, ubabwire uti ubashyire mu biganza by'Imana. Imana iguha umugisha. Karibu n'isengesho. Mwami Yesu, ndagushimye, haleluya, ndaguhimbaje aya masaha ngo uhaye icyubahiro ko wemeye ko uyu mwanya Mana turi aha hantu. Ni ukuri biracyashoboka ko ukwizeye wese akakwiringira. Uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe nirihimbazwe. Nyakubahwa Imana, nsengera abakozi bawe bari hirya no hino. Hari abari mu bigeragezo bitandukanye, hari abari mu by'inzara, hari ubuzima bugoye mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no mu bihugu bitandukanye. Abo bantu ndabasengeye nyakubahwa Imana, mbabwira ko uri Imana ishobora byose, uri ubuhungiro bw'abera. Ni ukuri nta bundi buhungiro bushoboka usibye kuri wowe. Beguriye Mana rero ubaha ubwenge bwo kugira ngo bakumenye. Abatakuzi Mana ubiyereke, kuko uri Imana ishobora byose. Hari igihe kihari kugira ngo umuntu amenye kuri Imana ikora. N'ubu buhamya buranyereka kuri Imana ikora, kandi nabwira abantu gukora, kandi n'ubu gikora, uzarinda igihe cyose ugikora. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mana rero ndahumuriza ubwoko bwawe kugira ngo bamenye kuri Imana ikora ku manywa na nijoro, nturyama ntusinzira habe. Izina rya Yesu w'i Nazareti. Uri ubuhungiro bwacu rero bana n'abantu bawe, mu izina rya Yesu. Kandi nyakubahwa Imana, kwangura abantu bawe kukwegukiraho kugira ngo bamenye rwose kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Tuguhaye icyubahiro ku bw'aya masaha Mana. Tukuragije Mana ibiri imbere, tukweretse n'ibyo washoje kugira ngo Mana byose tubikusanyirize hamwe, uzagaragara imbere y'ubwoko bwawe Mana. Tugaragara imbere y'ubwoko bwawe bw'imirimo n'ibitangaza uzaba warakoze. Izina ryawe nirihimbazwe. Mu izina rya Yesu tubisenze twizeye, amen. Mama Bo, wavuga nimero yawe nihagize ushaka nko kuguhamagara ngo umugire inama, kuvuza ubuhamya bukomeye kandi uzakomeza no kuduha ubundi. Wavuga nimero yawe uzashaka kuguhamagara ngo umugire inama akazaguhamagaraho, nta kibazo. 0783 13 yego 94 82 yego 07 8 3 13 94 82. Yesu aguhe umugisha. Dusatiriye umusozo, abari bakurikiye igice cya mbere cy'ubuhamya. Tuzakurikira ikindi gice mu minsi izakurikira. Imana nidushoboza. Imana ibaha umugisha. Twasomye ijambo rigaragaza yuko Imana irengera n'abadafite shinge na rugero. Wikiheba, wikumva ko byarangiye, biracyashoboka. Imana ibasha kukugirira neza. Reka mwese nsoze mbashimira, by'umwihariko nshimire Bazina uri kuri kamera, ndetse ni n'umuterankunga mukuru wa biracyashoboka. Niwe udutunganyiriza ibiganiro byose bya biracyashoboka. Imana imuha umugisha kandi imugirire neza. Mama Boy, nawe turagushimiye. Imana iguha umugisha, udutangire intashyo mu rugo, kandi umutwaro umubwire ko twamusabiye umugisha kubwo kukurekura. Imana iduhana umugisha muri byose. Mutangire icyumweru neza, uku kwezi mwatangiye mukuboneremo ibyiza. Imana ibahe buri kimwe cyose, nubwo hari aho mwamugariye, nubwo hari aho mwahondaguriwe, ariko Imana iracyafite ubushobozi bwo kubagirira neza. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.